Nguhaye ikaze kuri wowe wahisemo gukurikira Vivo Telex TV. Mukore subscribe, share and comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe, share na comment. Komeza udukurikira umunsi ku munsi, tuzajya tukugezaho amakuru menshi atandukanye ajyanye n'ubukerarugendo. Niba kandi hari igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza, watwandikira muri comment ukaduha igitekerezo, twazagisoma tukagusubiza. Ndashimira mwe mukomeje kutwohereza ubutumwa bugufi muri comment mutubwira aho twazasura cyangwa se ibindi mwifuza twazakora. Nukuri ndabashimiye, utaha ibyo mwadusabye nibyo tuzakora. Niba ukunda ubukerarugendo, uyu munsi ngiye kukubwira ikiyaga cya Kivu. Ushobora kuba atari ubwa mbere ucyumvise cyangwa se ari ubwa mbere ucyumvise. Niba ukunda gutemberera ku mazi, ahantu wumva akayaga keza n'amahumbezi meza, uyu niwo mwanya ngo wumve iki kiganiro kugira ngo wumve amahumbezi n'ibyiza nyaburanga biri ku kiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda, gikora no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kimwe mu biyaga bizwi ku mugabane wa Afurika ndetse cyakira n'umubare munini w'abakerarugendo. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku bikorwa 7 wakora mu gihe wasuye aka gace. Ikiyaga cya Kivu kiri mu karere ka Rubavu, gasurwa cyane kubera ubukerarugendo bukorwa mu nkengero z'amazi y'ikiyaga cya Kivu, haba mu mujyi wa Gisenyi ndetse no mu murenge wa Nyamyumba. Benshi mu basura amazi y'ikiyaga cya Kivu bishimira serivisi bahabwa zirimo gutembera mu bwato bw'ikiyaga cya Kivu, koga mu mazi, kurya amafi n'isambaza. Izo serivisi zitunga n'imiryango y'abazikoramo. Ikiyaga cya Kivu gitunze ubuzima bwa benshi, baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, haba kuri serivisi bahatanga mu bukerarugendo, koga, abahasura kimwe n'abakoreramo ubworozi n'uburobyi. Mu masaha 4 n'igice uvuye mu mujyi wa Kigali ugera mu burengerazuba bw'u Rwanda, ugera ku kiyaga cyiza cya Kivu kiri mu biyaga binini muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse cyashyizwe ku mwanya wa 7 w'ibiyaga binini muri Afurika. Ikiyaga cya Kivu gifite akamaro kanini mu Rwanda mu buryo bwo kwakira umubare munini w'abakerarugendo baza gusura aya mazi n'ibindi bikorwa bihakorerwa. Ndetse si byo gusa, kuko u Rwanda runungukira muri gaze metane icukurwa muri iki kiyaga, igatanga amashanyarazi akoreshwa n'abaturage n'inganda. Iki kiyaga gikikijwe n'imisozi ituje, byonyine urugendo rujyayo rukubera rwiza bitewe no kugenda witegereza imisozi ndetse n'ishusho ry'ikiyaga ubonera kure uko ugenda ugisatira. Cyegeranye n'umujyi wa Rubavu ahahoze ari Gisenyi, wiganjemo imirimo igendanye n'uburobyi, ukaba uherereye ku nkombe y'amajyaruguru y'ikiyaga. Umujyi wa Rubavu uri mu hantu heza ho kumara umugoroba wirebera ikiyaga gituje. Hari umubare munini w'amahoteli yo gucumbikamo nka Serena Hotel, Kivu Paradise Resort, Colmoran Lodge n'izindi. Tutibagiwe n'utubari turi muri ako gace twishimirwa cyane n'abakunda kuryoherwa n'ubuzima mu masaha ya nimugoroba. Imbibi z'ikiyaga cya Kivu zikikijwe n'inkombe ifite umusenyi wera, ndetse hakaba n'ahantu heza ho kuruhukira mu mpera z'icyumweru cyangwa mu bihe by'ikiruhuko. Ndetse kuko ako gace kari hafi ya pariki y'Ibirunga, bituma uyu mujyi wakira umubare munini wa ba mukerarugendo bavuye mu birunga bifuza kuruhuka neza. Rero ibikorwa 7 wakora mu gihe wasuye ikiyaga cya Kivu. Ku mwanya wa 7 turakubwira ko ukwiriye gusura ikigo kirera abana cya Imbabazi Orphanage. Rosamund Curry, umunyamabanga wabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside, niwe washinze iki kigo, afite intego yo kuboneraho kuba no kurera abana bagizweho ingaruka na Jenoside bagakura bakiteza imbere. Ikigo ni cy'umumaro ku mubare munini w'abatuye muri ako gace, kikaba kizwi cyane. Mwanya wa 6 turasanga ukwiriye kujya koga mu kiyaga cya Kivu mu kiruhuko ureba amazi. Nyuma yo gutembera imisozi ikikije Kivu, ushobora kujya kuruhuka ku mazi woga mu gihe hari nk'ikizuba cyinshi. Ubukonje bw'amazi butuma umuntu akomeza kumererwa neza, ndetse hari n'umubare munini w'amahoteli ari hafi y'ikiyaga ushobora kwicaraho akaguha ishusho ryiza ry'ikiyaga mu gihe wicaye uruhuka cyangwa se usoma igitabo. Ku mwanya wa 5 turasanga benshi bakunze kujya gusura ikawa. Iki ni igikorwa gishimisha ushobora gukora mu gihe wagiye ku Kivu. U Rwanda ruzwiho guhinga no kugemura ikawa mu bihugu byo hanze, rero wahageze ashobora gusura aho ihinzwe mu duce turi hafi y'ikiyaga, kerekwa uko gihingwa, uko gisarurwa n'uko itunganwa muri rusange, ndetse akaryoherwa no kuyinywaho ari nshya. Tutibagiwe no kuyigura akayitahana mu rugo ku giciro cyo hasi. Ku mwanya wa 4 turasanga ukwiriye guterera imisozi. Ikiyaga cya Kivu gikikijwe n'imisozi itoshye, iyo uyihagazeho hejuru uba ureba impande zose z'ikiyaga neza. Guterera iyi misozi bishobora kuba kimwe mu bishimisho wakora ku kazuba no ku gasusuruko.
n'amavuko. Uyu bari n'umwanya mwiza wo gusobanukirwa amateka n'imibereho y'abatuye muri aka gace ndetse no gufata amafoto meza. Ku mwanya wa gatatu turasanga ukwiriye kwitabira imikino yo ku mazi. Ku musenyi wo ku kiyaga cya Kivu ushobora kwakinira imikino itandukanye nka volleyball, kunyonga igare, umupira w'amaguru, kuyakinga n'izindi. Ibi byose bituma harushaho kuba ahantu ho kuruhukira, haba ku bari gukina cyangwa se bicaye bihera amaso akazuba cyangwa se baganira. Ku mwanya wa kabiri turasanga ukwiriye gukora ingendo zo mu bwato. Ikiyaga cya Kivu kizwiho kubamo ingona n'imvubu bitewe n'imyuka ikomeye iba mu buvumo bw'iki kiyaga. Gusa ibi bituma haba ahantu heza ho gukorera ingendo z'ubwato. Ushobora gukora izi ngendo ujya gusura ibirwa nk'Amahoro, Napoleon ndetse na Nyiramirundi habarizwamo ibintu byinshi bitangaje. Ndetse kandi ushobora gukoreramo ingendo z'ubwato zisanzwe uri kumwe n'inshuti, mukaba mwafatiramo ifunguro cyangwa ku mugoroba mufata icyo kunywa cyangwa se mwisomera ibitabo. Hari umubare munini w'inyoni zo ku mazi ziri mu byishimirwa kureba mu gihe umuntu atembera mu kiyaga. Ku mwanya wa mbere turasanga umukino wo kuroba. Uyu mukino wo kuroba ukorwa mu buryo bwo kwidagadura, aho abantu barushanwa kuroba amafi yafashwe agahita asubizwa mu mazi. Iki kiyaga kibamo amoko y'amafi adasanzwe nka tilapia z'ubururu bwirabura, Nile tilapia, saradine zo muri Tanganyika n'izindi. Ibi bituma uyu mukino urushaho kuryohera abakunda bijyanye n'amarushanwa mu gihe mwahisemo ubwoko runaka muri burobe, ndetse buri wese atahana ifi nk'igihembo cy'uko yabaye mu bakinnyi. Ibi ni uburyo bwo gutuma umukino ushimisha abawukina. Reka ngushimire mwe twabanye muri iki kiganiro, mwagiteguriwe mu kigezwaho nanjye Uwera Josene Pajojo. Reka nkwibutse gukora subscribe kuri Vivo Telex TV. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment. Niba hari amateka runaka cyangwa se igihugu ushaka kumenya wifuza kuzatemberamo, ntuhejwe kutubwira tukagukorera ubushakashatsi, tugacukumbura tukakubwira ibijyanye n'icyo gihugu ndetse n'aho hantu wifuza gutemberera. Kandi niba ukunda ubukerarugendo ufite inshuti n'abavandimwe babikunda, ntuzuyaze kubasangiza iyi video. Sangiza inshuti n'abavandimwe ubabwire bakurikire Vivo Telex TV kuko dukora ibigendanye n'ubukerarugendo. Niba wifuza gutemberera ahantu hatandukanye, sura Vivo Telex TV urebe aho hantu wifuza gutemberera niba hatekanye, amakuru agendanye nabo. Reka mbashimire mwe twabanye, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Vivo Telex TV ibagezaho. Ibihe byiza, ciao.